Muri cya kiganiro mutegereje muri benshi ni MTN Sun Sport cyo kuri uyu munsi birumvikana turi kuwa kabiri tariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi turabifuriza kugira ibihe byiza mugiye murere muri aho mwese by'umwihariko kuri uyu munsi dutangiye twifuriza abayisilamu umunsi mwiza bizihiza umunsi w'igitambo birumvikana akaba ari umunsi wa Eid al-Adha birumvikana ku bayisilamu mwese aho muri tubabwira ati mugire umunsi mwiza ndetse n'abantu mwese mugiye muri mu kiruhuko gitandukanye kuko uyu munsi ni konji kuko birumvikana abanyarwanda n'isi muri rusange tuba twifatanyije n'abayisilamu kugira ngo twizihize uyu munsi kandi twizere ko aho mugiye muri mu ngo zigiye zitandukanye twizere ko mumeze neza kandi n'uyu munsi twizere ko uri kubagendera neza ese muri gusangira mute ndetse munahangana n'iki cyorezo cya COVID-19 ko murabizi ibihe turimo bitandukanye n'imyaka yashize uko birumvikana byabaga ari ibyishimo abantu basabana bahurira mu misigiti gitandukanye ariko kuri ubu ntago biri gukunda ari nayo mpamvu kuri uyu munsi rwose abenshi bari mu ngo zabo ari bari kwizihiza uyu munsi ndetse n'abandi batari muri gahunda ya guma mu rugo bakaba bagiye bifatanya n'abandi bagiye batandukanye ariko hubahirizwa n'ubundi yamabwirizwa yashyizweho n'inzego z'ubuzima rero murasuzwa na Eric Demokrasi muri ikiganiro cyo kuri uyu munsi birumvikana tuza guhera hano mu Rwanda turaza kuba tureba uruzinduko rwa Perezida wa Rayon Sport wa Yesu Fidel yagiriye mu gihugu cya Maroc. Ese urwo ruzinduko rwitezweho ibintu bimeze bite cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport baruteze iki ariko ni ikintu cyiza kuko ni ubufatanye hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Raja Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. Turava ngaho twerekeze mu ikipe y'abana n'abategarugori birumvikana mu ikipe ya Scandinavia ho rwose kuri ubu inzara iravuza ubuhuha birumvikana byose biraterwa n'ibi bihe turimo kandi byanavuzwe murabyibuka igihe yari mu ikipe yari mu mwiherero hari Inyamata ubwo yiteguraga gukina imikino ya CAF Champions League ariko kabita kibaye yasuspendinze amafaranga menshi rero birumvikana naho byose biri guhera turavuga twize mu mikino ya basket aho twavuga habaye icyo twavuga nibara mu kinyarwanda cyiza kuko naho twari tumenyereye kubona hano mu gihugu cyacu aho umugore ku mugore bashakana ariko muri basket byabayeho kapiteni w'ikipe y'igihugu muri uyu mukino w'intoki wa basket yabigaragaje ku mugaragaro rwose asaba mugenzi we ko babana bombi n'abakobwa birumvikana turagenda tubiganiraho hano mu kiganiro MTN Sun Sport maze tuze kwerekeza no ku mugabane w'i Burayi ho nta kintu kiri kuvugwa usibye imikino cyangwa usibye igura n'igurishwa kuko noneho byarangiye ikipe ya FC Barcelona yamaze kwemeranya n'umusore Memphis Depay bakaba uyu musore yamaze kwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona avuye mu ikipe yari yo mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse turareba n'andi makuru menshi ari kugenda avugwa Arsenal babana bato rwose nawe yatangiye kugenda ibazana yazanye umusore muto cyane uvuye mu ikipe ya Anderlecht byose turaza kuba tubirebera hamwe turi n'andi makipe agiye atandukanya kuko uyu munsi tubafitiye transferi by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi kuko nicyo kintu kiri kuvugwa cyane birumvikana turareba andi makuru ari kugenda avugwa ku mugabane w'Uburayi maze nituba tugifite igihe dusoreze no mu yandi makuru ari kugenda avugwa birumvikana mu yindi imikino murasuzwa na Eric Demokrasi gusa nagomba nije nyine mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Nyirimana Leonce kuri uyu munsi Leonce wiriwe neza Eric Demokrasi wiriwe Eid al-Adha nziza Eid al-Adha nziza cyane kuri twese Eid al-Adha uri umusilamu ari ntago ndi umusilamu ariko mfite inshuti zanjye z'abayisilamu ubwo tunabona twifuriza umunsi mwiza w'igitambo kuri mugenzi wacu dukorana hano cyane cyane muri technique Sudi abantu tumubwiye tuti Eid al-Adha nziza mugenzi wacu Abdul Nyirimana Yusufu bana bagenda kuri BTN ndetse n'abandi banyamakuru b'abayisilamu bose twifuriza umunsi mwiza uyu munsi nagutumiye nta urantumira ariko telefone yanjye ntago yazimye iriho ufite gahunda ze kumbwira nta kibazo nditabira birumvikana Leonce Nyirimana tugiye gufatanya muri iki kiganiro namwe nabo muramumenyereye gusa ntago tuba duherekejwe cyangwa turi twenyine kuko tuba turi kumwe Leonce tuba turi kumwe na MTN tuba turi kumwe na MTN barakubwira ati 079 uwo ni umurongo mushya dufite ariko urakora neza cyane nkuko 078 wakoraga abantu niba witabire MTN ni umwe mu murongo ushobora gukoresha ku biciro byiza udahenzwe kuguhamagara internet yihuta ndetse n'ibindi bihari bijyanye na service za MTN baba hari bakubwira ati buri kimwe cyose kirahari ese ubuzi mobile money
ni twebwe abantu dushobora kuguha serivisi nziza kuri mobile money ukohereza amafaranga hirya no hino ku isi mu Rwanda muri Afurika n'ahandi hose ku buntu hamwe na MTN. Ubwo birumvikana kuri uyu munsi ku bantu batabashije guhura ngo bizize uyu munsi w'igitambo w'abayisilamu ubwo bakoresha MTN. Byaba byiza urabona ko muri no minsi no guherekanya amafaranga ntago ari sawa cyane bitewe nuko naho ari bumwe mu buryo umuntu ashobora kwanduriramo COVID-19. Rwose MTN mobile money irahari kugira ngo ibafashe abantu babe basangira n'abandi uyu munsi mwiza w'igitambo bakoresheje mobile money. Birumvikana tuba turi kumwe n'isabune nziza cyane ya Furaha, turi kumwe kandi n'ikirungo Asante. Birumvikana n'ikirungo rwose ubu ngubu abantu bari kurya umuceri ubu ni ikirungo Asante, twizere ko nicyo bakoresheje. Ndetse kandi tuba turi kumwe n'ikinyobwa cyiza cyane bita Sana Energy Drink, nacyo ni ikinyobwa rwose unywa muri aya masaha kumva ubaye neza kandi rwose kumva ko ibintu bigenze très bien niko dukunda kubivuga. Rero wose twinjire mu kiganiro cy'imikino. Birumvikana turi live kuri radio Izuba ndetse na televiziyo Izuba, abaduteze amatwi kuri radio Izuba ndetse n'abari kuturira kuri televiziyo. Birumvikana turahabaye, tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sport. Muri iyi minsi nta kiri kuvugwa n'uruzinduko rwari perezida w'ikipe cyangwa ni perezida w'ikipe ya Rayon Sport, ntago ari uwari ni perezida w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel yerekeje muri Maroc ku butumire bw'ikipe ya Raja Casablanca. Jean Fidel Uwayezu ni umuyobozi mushya wa ekipe ya Rayon Sport mu ruzinduko rw'iminsi 6 agiye kugirira hariya Iraba muri Maroc. Ni ku butumire bw'ikipe yitwa Raja Athletic Casablanca. Iyi kipe irazwi cyane muri Maroc cyane mu mikino ya Confederation Cup ndetse na Champions League. Uyu muyobozi rero agiyeyo mu bintu bitandukanye. Gitezwe ko hashobora kuza gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Raja Casablanca. Uyu muyobozi muri uruzinduko rwe azanasura Academy, irerero ry'abana bakina umupira ryitiriwe umwami Mohamed wa gatanu. Ibyo byose rero bigiye bishaka ko uburyo ki Rayon Sport igomba kugira isura ku ruhando mpuzamahanga nka ekipe izwi muri Afurika, nka ekipe igeze kuza ku rutonde rw'amakipe 40 azwi muri Afurika. Ni icyo ngicyo umuyobozi Jean Fidel urebye ari kugira ate ari guharanira kugira ngo Rayon Sport yongere igaruke muri uwo mujo wo kuba ekipe yamenyekana ku ruhando rwa Afurika. Birumvikana nibyo ari muri urwo ruzinduko. Birumvikana kenshi abantu bavuga ko ati ari amakipe y'Abarabu yamaze kugaragaza urwego, navuga urwego rw'imikinire kurenza wenda amakipe yacu akiwaye niko navuga, cyangwa amakipe yacu akishakisha, kuko nk'ikipe nka Rayon Sport ni ikipe y'amateka. Nibyo hari amasezerano bari buze kugira na benda duciyemo muri make, nuko ikipe ya Rayon Sport izafatanya n'ikipe ya Raja Casablanca mu kijyanye na infrastructure, ibikorwa remezo. Rabizi ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka agahishyi muri igihugu cyacu ariko na stade iragira. Ubwo rero ni ibintu bari kwigaho, benda baremba bizashoboka, benda bakabafashaho duke. Ni nako kandi ikipe ya Rayon Sport izajya ibasha kunavuga koherezayo abasore b'ikipe ya Rayon Sport bitwaye neza, cyangwa abasore bari kugaragaza impano bakizamuka mu ikipe ya Rayon Sport. Bera nk'urugero nk'uyu musore Blaise uzamutse, urabona ni umusore nawe ugeze muri cya gihe cyo gukina, agiye mu ikipe ya Raja Casablanca. Ni ibintu navuga ko urwego rw'imikinire rwaba ruzamutse kurusha uko yaguma mu ikipe ya Rayon Sport. Rero nubwo bufatanye buri hagati y'ikipe ya Rayon Sport, ubwo birumvikana ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Raja Casablanca. Ubwo abakunzi b'abareba batari bazi ikipe ubu minsi iri imbere ujya kuvuga ngo turabafana bayo b'imena. Abareba bazi. No kuvuga ngo byanga byakunda hano mu Rwanda umunsi ikipe yitwa Raja Athletics Casablanca yo muri Maroc hariya Iraba, umunsi yaje gukina hano n'ikipe imwe muri izi kipe ziri gukina imikino nyafurika, uzasanga ifite abafana benshi bitewe n'iki ni partnership abareyo bamaze kugirana nayo, bamaze kuba bayiyumvamo bavuga bati byibuza dufite aho dukorera urugendo shuri, dufite ahantu tugomba kugira gute, tugomba kwigira ku buryo byibuza Rayon Sport tubona uno mwaka mu bihe biza ishobora kuzaba ifite iyindi sura itari nk'iyo tuyibonaho ubu ngubu. Nibyo rero nibyo mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa Leonce buriya uvuye mu ikipe ya Rayon Sport benda uvuze kuri ibyo gusa, nubwo nyine urumva aracyari mu ruzinduko perezida wayo, aracyari muri urwo rugendo shuri, benda byinshi kuri uruzinduko tuzabivuga yagarutse, ndetse nitugira n'amahirwe abashe no kutuganiriza nka Izuba TV tugiye ibyo tumwibariza, benda tumaze byinshi biri muri ayo masezerano, kuko urumva narahagera ngo atubwire uko
hariya babitaga kera n'abavuzi b'amacumu. azaza avuga amacumu atubwira ati uko urugendo uko urugamba rwagenze nuko tutahanye iminyago imeze gutya cyangwa se atubwira ati yewe rishobora kuba ryararemeye abagome kimwe nuko ashobora kugerayo yabona wenda urugamba hari ukuntu rworoshye akaba yakora agatero shuma kamwe gatabanzaga kuragurizwa ashobora kugenda agiye kureba Casablanca agahuriraho n'izindi kuko iyi ni Raja ashobora guhura na Wydad na za Wydad rwose nabo bakaganira ariko burari hose ngo uruzinduko ubutumire uri bukaya nama yigeze kubera hano mu Rwanda yahuje abaperezida amafederasiyo yagiye atandukanye yabereye hano mu Rwanda urayibuka ndayizi y'abayobozi ba federasiyo za football icyo gihe rwose ngo nibwo connection yatangiye ariko urumva nyine nimba connection yatangiye icyo gihe ikabyijeje kuri ubu noneho perezida akaba ateye intambwe agiyeyo birumvikana ku ikipe ya Rayon Sport ni ibintu byiza kandi n'andi makipe hano mu Rwanda yakwiye gufatira isomo tugakora collabo n'andi makipe amaze kugera ahagera nk'urugero tukumva nk'ikipe tuvuge nka hano dufite ikipe ya Etoile de l'Est tukumva ifite collabo n'ikipe muri Tunisia na Etoile du Sahel we na Etoile du Sahel muri Tunisia pourquoi pas bitakunda tugaya ari ikintu kimwe mu buryo bw'imiyoborere ntago umuntu abaje azangaha buriya mu miyoborere ni ibintu bibiri ushobora kuba wenda wayobora kubera ko n'imyumvire yanjye nicyo natorewe byibuza reka nshakishe ahandi hantu hafi izindi muwaye zatuma Rayon Sport ibaho ikabaho neza kurusha nuko nari bushoremo amafaranga yanjye ibyo nabyo ni ikintu cyiza ni ikintu ubundi umuyobozi agakwiye kuba afite ushobora kuba udafite uburyo bwo kuyobora ariko byibuze ufite n'uburyo bwo kuba wagira ute washakira ubushuti ekipe wayishakira ahantu ho gukura amikoro washakira no kugira gute n'ibindi byatuma ekipe ibaho neza ikaramba ibyo bintu rero Jean Fidel iyi ni intambwe ya mbere ateye igana muri Maroc hari Rabat nicyo kintu cya mbere tugiye kubona ese umusaruro wacyo uzaba uwuhe nicyo twiteze nicyo azaza kutubwira avuye muri Maroc atubwira ati aho nagiye bimeze bitya icyo nzanye ni iki ngiki birumvikana nuko bimeze tukiri mu ikipe ya Rayon Sport yonse ikipe n'igibura amakuru ni ikipe itagibura amakuru urabizi nubwo president ari hanze ariko ibintu biri kuvugwa noneho byatangiye gushyuha byatangiye gushyuha Haruna Niyonzima nawe rwose ngari mu nzira za ariko ngo kuri condition ibintu bikivugwa bitaraba official ariko nese condition ni izihe bari kugira ngo Haruna urumva Haruna ni ushyira condition kuri Rayon Sport cyangwa Rayon Sport ishyira condition kuri Haruna oya urumva Haruna imyaka agezemo nagaro bavuga ko ari wa mukinyi ukiri regular player cyangwa wakina umukino wose wakina umuvuga ati atangije umukino ku munota mbere ku munota 90 ati yakina mpaka rero nibyo nyine bikivugwa muri ikipe ya Rayon Sport ko yaje bwo izo condition benda nuko namakuru akivugwa nagaraba official reka nkubwize ni bibaye official twe tuzabitangaza none se no umva banza umva nukuvuga si Haruna wenyine uri kuvugwamo haravugwamo n'umusore bita Ruvumbu Eritsi urabizi yari ayirimo ariko iwe yamaze gusoza amasezerano y'amezi 3 yari yasinye yashize ariko we biravugwa ko noneho score n'umuterankunga mukuru ikipe ya Rayon Sport we igiye kumwipevera niko twavuga ikiriho kizwe kuri Eritsi Ruvumbu nuko ibiganiro byimbitse hagati ya Eritsi Ruvumbu bikomeje n'umuyobozi wa score bitewe n'amafaranga ishora muri Rayon Sport iragira iti iyi Rayon Sport dufite yabihagaze ite dufite umuntu byibuza izina rya curuza beta ko dusigarana Eritsi Ruvumbu ngarutse kuri Haruna Niyonzima uribuka kera dukina kare iyo umuntu ashaka kukwiba aratangira ngo ngende nyeza mukinnyi mugakina mwajya kumutsinda akaba arawufashe ugasanga biteye amahane barashwanya bihurirehe n'ibya Haruna uyaraza kuko haruko nabyumvishe buri abarebe ntibajya bihishira bashaka ko azajya kina ariko ku rundi ruhande afasha umutoza Masudi Juma muri vestiaire Haruna twaramwiboneye muri AS Kigali inkubiri yajemo
hashakwa ko Kodo afata equipe Eric Nshimiyimana bikaba intambara twarayibonye. Ese Rayon Sport muragendera muri uwo mwuka wo kuba Haruna yaza akina as a coach and player with the same time cyangwa se muramuzana nk'umukinnyi tubimenye ko ari cyo aje gukora kuko nabyo bishobora kuza akabafasha nibyo ariko nabwo uwo mwuka kuri Masudi tutavugirwamo ufata umwanzuro ntugire ikindi kintu cyo kumubwira ese bwo biraza gukunda icyo ni kimwe niba ariko bimeze sava ariko ibyo ni Rayon Sport na Haruna niwe bazabiteganya ariko sinza kubibona nka hariyo shuwa yo kuza gutuma uwo muntu ariwe baza gukira bashaka kubakiraho equipe yabo. Ibyo byose ni ibintu byo gutegereza urumva ni ibintu biba bikivugwa nago biba biraba official niyo mpamvu tuba tugira ngo tubatera amatsiko ariko bibanze kuba officiel turaza tukabibabwira rwose kandi tukanavugisha n'impande zombi bireba kugira ngo tubahe amakuru nyayo kandi yizewe. Birumvikana Haruna ntago ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport gusa ari kuvuga no mu ikipe ya AS Kigali ariko nyine urumva nyine Mekatiba yashyushye nibyo twatangiye tuvuga hano mu Rwanda ibintu byatangiye gufata indi sura kuko urabizi ubu na champion ihari ubu nta kindi kivuga usibye kuba abaki bari guhindura amakipe urumva ngo ndi umusore nawe waje bita Nizeyimana Mirafa yibera muri za Zambia ne yakinira ubwo Mirafa nawe Mirafa agiye muri Zambia agiye mu ikipe yitwa Nkana FC agezeyo ahakubitirana wa mutipe umwe wakinaga n'umusirikare yitwa nde Christopher Katongo arangije ati uyu niwe mukinnyi mbazaniye hano uyu niwe mukinnyi ukaze Mirafa uziko mu kintu cya mbere yahabishije muri Zambia yajyanye Brassard akavuga ngo ikipe iguze umukinnyi wari kapiteni umwana w'Irubavu rero ubwo niba yaha hafi ahangaha n'ubundi arongera nyine aze yigaragaze nk'abanyarubavu nyine afitemo akantu kameze nk'akantu ko mu gihugu cya Kongo ko guhabya abantu we rero nukabayeho niba ari muri Zambia cyangwa se ari hano mu Rwanda kimwe muri byo muraza kumwumva ariko Mirafa nawe barango numwe mu bakinnyi mu kwigurisha nta mikino ajya agira muwaye possible zose arazikora ariko ntiyabura isoko. Birumvikana nyine amakuru dukesha abagenzi bacu bagiye batandukanye ngo nuko yababwiye ko ikipe iragiye kiraga muri Zanaco ijya kumukura hano mu Rwanda yamuguze miliyoni zirenga 20 ngariko iyo kipe niyamuha yuzuye ubwo urumva barabwira Rayon Sport muyansubije twayatanga urumva amasezerano tukayasesa nkaza nkakina akaza gakina ariko nyine ibintu abikivugwa ntago biraba officiel reka dutegereze wenda turebe uko bizagenda ahubwo Leonce nibyo tubwira abakunzi b'Izuba TV muraza kugira uruhare muri ikiganiro kuri nimero 0788 24 1090 namwe rwose twaza kuba mwanya mu minota iri imbere kugira namwe mugire icyo mutubwira kuri uyu munsi rwose kiganiro abari uruganiro nago ari twe twenyine tuba twivugisha kuko namwe Mamudu hanze amaso muri benshi cyangwa muduteza amatwi kuri Radio Izuba muri benshi reka ahubwo twashyize mu ikipe muri football ariko no muri football femine cyangwa mu makipe y'abagore Leonce nk'ikipe ya Scandinavia ya Rubavu hari Rubavu ngo inzara iravuza ubuhuha inzara imeze nka yambeho yitwa Rucamakoti ibintu birakaze inzara iravuza ubuhuha rwose ngo abatoza agashango bakumbuye agashahara abatoza bakumbuye agashahara abakinnyi aho baryama arayura ishuka ikizingira mu kanwa yose kwinjira ni ikibazo ikipe imeze nabi iri habi iyi equipe mu minsi ishize yarimo yitegura kujya muri Sekafa y'abagore iri mu Bugesera camp yatangiye buri kimwe cyose kimeze neza birangira iyi equipe ivuze ati sha uko bigaragara tunavuye aha tukagerayo nta kintu twakora duhagaze habi turi bubi nta kintu gihari. Birumvikana rwose nuko bimeze umutoza w'ikipe biyo bita Bizumuremyi Rajab ya rwose yavuze ko rwose we urumva yabihakanye yabihakanye ariko nyine urumva hari ukuntu wakana ibintu ariko abantu babigere kuri source kuko urumva ibinyamakuru bigiye bitandukanye ntago byapfa gufata inkuru ngo bihuriza ari bibiri ari ikintu byapfuye guhembera wapi urabizi nibyo babivugaga none wongera ko ikipe ya Scandinavia ari ikipe yagombaga guhagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League uzi ko ariyo yatwaye igikombe cya shampiyona n'abategarugori mu Rwanda
uzi ibibazo byabaye amafaranga ya Ferwafa igihe yatanye n'ubu naratangwa yose ariko byo ngo biri mu nzira biri hafi gukemuka ariko ibi byose biriyongeraho n'icyorezo cya COVID-19 abantu muri iyi minsi bagize urwitwazo Leonce kuba ufite umuntu kuba gufitiye amafaranga akahita ababwira ati COVID yarabizambije nyine abantu bose bikinze muri rekoti rya COVID-19 ubu gufitiye ideni ntaka kukwishyura we yitwaza COVID ko yagize ibintu nabi ariko se tugaruke kuri football femine hano mu Rwanda amafaranga barayabahaye Bwana Sekamana retired wavuye ku buyobozi nabo bari bafatanyije muri komite urabyibuka batangaza bati football femine amafaranga yabo turayafite ariko turayababikiye bitonde batazayangiriza iki kintu na nubu amafaranga ntibarayabona ese football nuko ari football femine ni iki cyishe nyuma yo kuba abantu batabona amafaranga yabo aba bantu ni bamwe mu bantu siri tunoneho ngiye mpamya 100% ko abagore aribo bantu bazi kumanaginga ibintu kuko umuntu yaba managing ivyo mu rugo cyangwa se ibindi by'ahandi hantu runaka umbwire ngo kumanaginga ibyo akoresha muri equipe ibyo neza azi neza ko bizamugirira akamaro ngo biramunanira wowe uragiye uguze baro uzihaye abantu baro ikinwa n'umuntu wariye baro ntago ikinwa n'umuntu ufite inzara urangije uje kumbwira ute umuntu bamuhaye amafaranga arenga miliyoni 500 karizo yemera agomba gukoresha wowe uragiye umuguriye baro ijana na zingaye nazo zitari kuri karibu yo gukinwa mu cyiciro cya mbere zimeze nk'ibipirizo ukambwira ngo uwo muntu uje kumubaza iki ekipe yataka ubukene ukavuga ngo ekipe nta bukene ifite dukure wenda tuvaneho icyo ngicyo umuyobozi wa Scandinavia amakuru namaze kumenya Paruku Kasongo Thierry muri no misi ntahari ari hanze bitewe n'iki n'akaza hafite none se ibyo nabyo wenda biri mu kubera ko urumva y'umuntu adahari akore management yibye nabyo bituma hatagira ikigenda neza cyane mu byo ashinzwe mu nshingano ze ariko iyi nkundura yose y'ubukene bw'amakipe yo muri football femine yose yihishe kukuba amafaranga FIFA yatanze mu guhangana na COVID-19 muri sport atarabagereye igihe bataranayahawe bakabeshwa ibintu biri aho ngaho kandi byibuza hari ikintu amafaranga akwiye kuba yagira ati yaje gusayidira aba bakinnyi n'aya makipe birumvikana aranira n'amakuru ari kuvuga yavugwaga ko ubikomoje uvuga ngo president w'ikipe nagahari ariko wende makuru avuga ngo yataye ikipe ngo yarahutse atirukanga ati ikipe urumva ariko nyine byo navugaga umutoza w'ikipe yabihakanya avuga ko rwose adari bitewe benda ari mu butumwa bw'akazi ariko n'inyamakuru byinshi byagiye byandika bivuga ariko mu ikipe ya Scandinavia Leonce nuko ariyo yeruye ikavuga ati dufite ibibazo none ugiye mu ikipe ya AS Kigali ukajya muri za Remera Rukoma ukajya muri za Rambura ukajya kwa yandi yo kwa dusaba Imana ijira hariya bayita Kabuye AS Kabuye ukazana hano dore iwacu hano kuri ikipe bita Ndabuci yo hirya hari aya makipe afite ibibazo byo sinzi no umuntu uzabikemura nari amafaranga bari kuvuga ngo ngarahari bizeye nta n'ikizere banafite yo kuzayabona nari amafaranga yizeye nayo nubwo bayaba sinzi ko ari cyabafasha kuko aya makipe ni ugutangira bundi bushya niko navuga kuko nese amaze imyaka ingahe adakina bero siye basaza babeje wundi bagarutse mu kibuga bagakina championnat ubu bavuga none ko amakipe y'abagore amaze igihe kingana gitadakina bero Scandinavia nibyo yari itangiye kwitegurira Sekafa niyo yakoze imyitozo ariko nabo abayitegereje babonye imyitozo iri gukora ari nabo banavuga ko bashobora kuba bahite bavuga ati ikipe dushatse twakora twayikansoringa n'imikino tukavuga ko itakitabiriye ariko benda je iyo ni view yanjye nago benda abantu bagize kunoza ariko ikipe ya Scandinavia imyitozo yakoraga Leonce baravuze ati iyi kipe ntago yahagarira igihugu urumva kuko urumva umwaka ariko fata abakobwa bamaze umwaka badakina bamaze umwaka wose muzi murenga badakina uzi umubiri w'abakobwa utandukanye n'umubiri w'abahungu cyane umubiri w'abakobwa hari ukuntu navuga wiproduiza urumva cyane nk'iyamenyereye gukora iriya myitozo akamara igihe kiruta urabona hafi umwaka n'igice tugiye kubyuzuza icyo gihe cyose ni nabwo shampiyona yahise inahagarara ako kanya
bivuze iki rero? Umukobwa icyo gihe we iyo arimo arya neza, niyo bitaba neza ariko byibuza ifunguro ari kuribonera ku gihe, ako kanya umubiri uhita uhinduka, bikarangira bigenze bite? Ibiro biriyongera, fitness, uburyo ki amaraso yakoraga mu mubiri ari gukora za siporo, ajya mu mwitozo mu gitondo, ku mugoroba akagaruka, mu gihe buriya mu bakobwa bo ni ikindi kindi. Nk'umuhungu we ashobora kwiporogaramu akavuga ati bo nkurikije uko mpagaze ndajya mbyuka mu gitondo nkore cross, saa sita wenda nkore twa budomino, ku mugoroba nongere nkore cross, nuko wenda n'ejo mu gitondo nzaterure nk'icyuma. Ariko umukobwa we aravuga ati bo nta hantu nkeneye, ntaho nzajya gukina, nta kindi, nzajya niryamira. Uwakoze agashya wenda ashobora nko kuzenguruka mu cyumba araramo yirukanka yongera agaruka, nta handi hantu yakorera umwitozo. Ubwo rero ntumbwire ngo uwo mukobwa umaze igihe kingana gutyo adakina, umbwire ngo uraza kumujyana mu marushanwa mpuzamahanga. Ni ibintu bidashoboka. Scandinavia nagize amahirwe yo kuyibonera mu Bugesera ku mwitozo, ariko urebye ibira abakinnyi bari bafite, wibazaga niba bazakina rugby bikakuyobera, wibazaga ese aba bantu bazitabiriye irushanwa, ugashaka uburyo bizagenda, ukavuga uti se iyi kipe izabona insinzi binyuze mu yihe nzira, ukabishaka ukabibura. Nuko rero rwose mu makipe y'abagore byifashe, ariko birumvikana natwe rwose turi kubatabariza, nyaboneka bishinzwe barebe kuko buriya igihe kibaye kinini badakina, kandi n'ubufasha burakenewe kugira ngo nabo babashe kugaruka, bongerega nabo bakina umupira. Nibyo turi mu bihe bikomeye by'icyorezo, hari imikino myinshi yagiye isubikwa, hari amarushanwa menshi yagiye asubikwa, ariko hari n'ari kuba. Ejo twabonaga imikino ya beach volley, twabonaga imikino muri arena ya floor basket. Ubwo rero nabo rwose barebe nimba hari ukuntu babigenza nabo bagakina kugira bongere bagaruke rwose, kuko buriya Leonce iyo usanzwe uzi kutunzwe n'umupira, umupira urutunze abantu benshi cyane cyane mu bagore. Turabiza abakobwa benshi bari batunzwe n'umupira, ariko ubu akazi karahagaze, ubabaye nk'abaseriveri. Ibi ngibi iyo bibaye gutya bituma hariho, uretse no kubenda siporo ari nk'akazi runaka, buriya siporo nanone ni ikintu gishobora kuba cyahuza umuntu akaba yakumirwa kuva mu bikorwa bibi yagombaga gukora akajya gukora ibintu bizima. Kuko nk'ubu ngubu tuvugana, uyu mukobwa utari gukina cyangwa se uyu muhungu utari gukina mu cyiciro cya kabiri, izi saha wenda tuvuge, izi saha turimo dukora amakuru ya siporo, yagakwiye kuba ari mu mwitozo cyangwa se afite match arimo akina. Ibyo bigatuma atari kuba wenda ari mu kabari anywa inzoga cyangwa anywa itabi. Ujya gusanga rero amajorite y'urubyiruko dufite muri ino minsi nuko ruri kubura aho ruba ruhugiye. Wenda usange zone y'iwabo nta kibuga gihari, mu mwanya wo kuba ari ku kibuga araba ari mu kabari ashyiramo utuyuki hariya yinywera. Usange rero ibyo bintu biraza gutanga iki, biraza kugira ingaruka no muri sosiyete muri rusange. Sosiyete nyarwanda iraza kugira ingaruka y'iki, y'ibyo bintu yo kuba siporo irahagaze kuri bamwe, akazi karabuze, abandi bari gukina, usanga aho bagakwiye kuba bahugiye uretse kuba ari akazi, usange naho ntihahari. Bitume rero habamo impinduka nyinshi. Uramutse uganirije nk'inzobere mu buvuzi bwo mu mutwe cyangwa se mu bitekerereze, yakubwira uburyo ki siporo hari ikintu ifasha benshi, ikaba occupation y'abantu. Erega uretse no kuba ari imirimo, urava ahangaha unaniwe n'ujya ahandi uvuga uti byibuza ngiye gukora siporo nduhukiremo bigufashe. Ariko bituma ugabanya uruhererekane rw'imirimo, mvuye ahangiye muri ibi, mvuye aha ntago nduhutse, mvuye bigenze bityo. Ni nako rero muri abo bakobwa bakina football mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri mu bahungu bagakwiye kuba abantu batekerezwa, kuko twabonye ki iyo ibintu biteguye neza birakorwa. Beach volley niko babonaga irubavu ntibakinaga, ejo bundi bare ntibakinnye na nyuma ya afro basket bagakina. Football se federation y'umupira w'amaguru iyo niki kibirinaniza gutegura ukavuga uti abantu mwapimwe nimwe muzitabira, abantu bimeze gutya na gutya nimwe bizakunda gutya. Na champion yarasojwe, ariko se niba yarasojwe twabonye ikipe zamanutse, izi zazamuka zo nizi igice cyagwe nikiri gukina. Abakobwa bose champion igiye kuva burundu tubimenye ntago bongera gukina. Ni ikintu federation ikwiye kwicara ikavuga iti turabitegura, kandi ni ibintu byategurwa bitanagoye cyane, kuko buri kimwe cyose wateguye cyakunda. Izindi federation siko zitegura bikakunda. Sinyeka ko football ariho hantu covid yaba yajireba cyane. Yego nibyo uburwayi burahari buri ahantu hose, ariko niki cyatuma cyihishe inyuma yo kuba football itakoroganiza ibintu byayo.
ni kwa kundi bajyana bakavuga bati se football irimo abantu batabikunda cyangwa se iyoborwa n'abatabishaka. Nibyo ngibyo twe tugira ni ukuvuga ngo bakwiye kubireba bakavuga bati do tubipanze gutya ni iki kigiye gukorwa kugira ngo football igende neza kandi isubukurwe inakine ifasha abantu benshi turi kubona bameze nkaho babuze akazi kandi byagakwiye kuba babona akazi binyuze muri football. Birumvikana rwose nuko byifashe mu kino cyangwa muri football feminine hano mu Rwanda, ariko nyaboneka ubwo ababireberera ikipe ya Scandinavia nyaboneka muhitabari nibigaragaje, ubwo n'abandi bazabigaragaza nyuma nabo rwose nabo bazakurikirana kuri urwo ruherekana, ariko Scandinavia yahereweho yatabawe. Leonce turi kuva hano mu Rwanda cyangwa ari nabwo mu kaya twakira abantu ku murongo wa telefone mu Rwanda ngibara ryaguye ryacitse umurizo. Ndi kubona hano hari umwe mu muyobozi wavuze ati Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera urumva ati kubera nk'aya mabi ariko ibintu twari tumenyereye ku mugabane w'Uburayi cyangwa mu bihugu bya Amerika n'ahandi mu yindi migabane, kumva umukobwa cyangwa umukobwa yasabye umukobwa mugenzi we ko babana, akamubwira ati twabana, ati twabana, cyangwa ukabona umugabo ku mugabo nabo barabanye. Rero Leonce ibi byabaye muri iyi minsi, aho kapiteni w'ikipe y'igihugu w'umukino wa basket urabize ejo bundi babibereye mu mikino rwose ya Afro Basket, nubwo batabashije kwitwara neza basezeranye muri kimwe cya kane n'ikipe ya Kenya, nako kimwe cya kabiri n'ikipe ya Kenya, ariko ntibyabujije uyu mukobwa rwose gusaba mugenzi we ati se ibi bintu sinzi wabwiye undi ngo wambere umugore. Natangiye kubibona ubwo aba bantu basezererwaga bakajya mu kabari. Bagiye mu kabari abakobwa icupa bararihamya, abantu bateriko nyamara aba bantu mu bakurikiranye ni gute ekipe y'igihugu itsindwa abantu bagahita bajya mu kabari guserebura. Hari aho bataniye n'abandi bo muri nationale bajyaga batsindwa muri football bakajya guserebura za anniversaire, abandi ugasanga bakina jongere n'abanyamakuru. Ibi bintu bikwiye kurebwa byanga byakunda hakagira ikibikurikira. Byaje kurangira rero Tiera Moni Anderson captain w'ikipe ya basket yicaye hasi mu ikoti ry'umukara ryiza n'ipantaro, akuramo impeta, areba umukobwa mugenzi we aramubwira ati ese koko dushobora kubana ubwo itazwi mu Rwanda. Ubwo nyene kwibaza wabwiye undi ati wambere umuga akabigasekwa nk'akeza ko birumvikana rwose Leonce. Nahoze mbona abantu ibitekerezo urumva uwitwa Rutanga rw'amaboko, uyu nguyu ni umwe mu bantu bemera Imana y'u Rwanda, afite imyemerere n'imyizerere gakondo. Yagize ati nyaboneka aba bantu uretse kubatura abakuru gusa byonyine nta kindi kintu n'ishyano ryaguye. Abandi bati abapasiteri, padiri, shehe mugende rwose mugire mute mwicare musenge, naho igihugu kiragana habi abakobwa bararikoze. Birumvikana n'abandi rwose batatinyutse kwita bavuga ati uyu mukobwa ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ati yamburwa inshingano, abatize inshingano bazimwambure. Kandi bigaragaye ku mazina ye Tiera Moni Anderson, bigaragara ko ashobora kuba yaraje kwa kundi umukinnyi ashobora kuba yagurwa agahabwa ubwenegihugu. Ibi bintu bishobora kuba byagira ingaruka kuri bano bakinnyi, cyane cyane bitewe n'ino myitwarire, bishobora gusiba amayira y'abandi bakinnyi bagakwiye kuba baraje kugira gute kuba baza batanga umusanzu mu ikipe y'igihugu, baba bakivukamo cyangwa se baba bagikunze bagashaka kugikinira. Kuko uyu muco ntiwari usanzwe, wigezwe kuvugwa riho rimwe muri AS Kigali, bisa nk'ibicecetsweho gakeya ntitwamenye uko byagenze mu ikipe ya Kigali bivugwamo y'abakobwa ya football, none bibaye muri equipe nationale ya basket ko bibaye ku mugaragaro. Umukobwa kuyema impeta asaba umukobwa mugenzi we ko bashobora kurushinga imbere ya kamera rwose, aravuga ati turabana cyangwa uracyashidikanyaho ngiye ko umwanzuro namaze kuwufata. Ngaho nguko rwose mu mikino ya basket uko byifashe, ubwo nyine ubwo namwe muraza kutubwira. Niyo mpamvu kuri ubu rwose dufunguye imirongo ya telefone kugira namwe mugire icyo mutubwira cyangwa inyunganizi, ikibazo cyangwa icyifuzo wifuza muri iki kiganiro, kugira ngo ibintu rwose bize kugenda neza. Twabwiye nimero ni 078
24 nimero nziza cyane ya MTN muduhamagaraho kugira ngo namwe mutange inyunganizi yanyu muri iki ikiganiro kugira ngo Leonce nabo tubahaye rwose twabaha rugari. Izuba alo ego guturuka ikigwa noneho munde avugwa muri Reyo no muri Madrid muri Reyo no muri Madrid Reyo se niwayumvishe numvise ko perezida aherera muri Maroc ari gushaka uburyo yashaka rwose ari kubureba uburyo yabashakira abaterankunga bagiye batandukanye ndetse no mu bandi ma equipe anyuranye. Sabwo nari muzo kumbwa amakuru ya Cesar Ramos. Okay, abungu bari mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Sawa. Urumva ubuvandimwe n'abajira amakuru yo muri Real Madrid. Muri Real Madrid ikintu kiri kuvugwamo nuko umukinnyi wayo witwa Brahim Diaz yamaze kujya muri AC Milan nk'intizanyo akazakinamo sezo ebyiri. Hallo Ladizo. Hallo. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ni Moise Irubavu. Yes Moise. Mwareba niba ari ubufasha mwahereza iriya kipe ya Scandinavia kabisa ayifasha niyo kipe ahubwo ibayeho nabi. Iyi ekipe iriya ya Scandinavia. Okay. Niyo kipe ya mbere ibayeho nabi niba ari ukuntu mwayisayidira ahubwo mwayisayidira kabisa. Nawe uri Rubavu nabo. Nturanye nabo. Muranye nabo ni abantu babayeho nabi ntabwo babayeho neza kabisa. Nk'umuntu uturanye nabo tubwire muri make ikibazo ukibona he kuko ni abaturanyi bawe tubwire muri make ikibazo kiri muri Scandinavia ukibona utubundi bimeze bite? Uburyo ntago ari ukuvuga ngo ni imiturire yabo baturanye ahubwo ni koca wabo bavuga mbese utanabyita usanga biriya mugenzi wawe yavuze ngo byo kwigera mu tuyoga nabo baba bibereye mu tuyoga gutyo bitewe no kubura umuntu ubitaho. None se koko perezida yataye ikipe? Umuvandimwe yagiye ariko aravuga ati uyu mutoza Bizumuremyi Rajab umutoza wa Scandinavia numwe mu bantu baba bari kubabaza icupa hari i Rubavu nk'uko abivuze no mutara mati Allo oui ni Joseph ndi Nyanza. Yego none mwatubwiye amakuru ya Gasogi United. Gasogi United nayo rwose ihagaze neza ku isoko. Iri kusinyisha ejo bundi yakuraga umukinnyi muri Etincelle ariko abandi banyamahanga bo biri ko bari kuvamo ntago barahagera. Ahubwo hari akabazo nafite k'amatsiko muri Gikundiro. Ariko buriya iyo bazana nk'Amasudi kandi muzi uburyo yagenzemo buriya agaruka mu buhe buryo hari ikintu aba yaravuye kwihuguriramo. None bazadusobanurire niba hari ubundi buhanga yaba yarazanye muri Gikundiro. Okay, reka dutegereze nyine ubwo rwose muzabona igisubizo shampiyona itangiye. Ngira ngo icyari kubaza ku buhanga bw'umutoza umutoza tumubona iyo afashe ekipe agiye kuvuga ati imikino ya mbere nk'itanu ubundi niyo kwereka ese umutoza afite iki aje gutanga iki aje gukemura iki muri ekipe. Masudi tuzamubona kuri iyo mikino itanu ya mbere ibanza ntaramuka yitezwe cyangwa sakayinganya icyo niho tuzatangira kubona urwego rw'umutoza nuruhe azanye iki cyangwa se azatugeza ku ki. Nibyo rwose niyo mpamvu tutatangira kumujija kuko yarabigaragaje mu ikipe ya Rayon Sport urabyuka ko yabaye igikombe cya shampiyona igikombe cy'amahoro. Reka twakire umuntu wa nyuma muri duje ku mugane w'Uburayi. Izuba lo Allo Ego meze mutravandi twe tumeze neza akazwa ni Karegeza kandi Sendegama. Basha kubashimira ku mabarizo meza mamutugezaho. Ndumva perezida wacu wa Rayon Sport yagize uruzinduko rwiza. Ariko n'abafana ba Rayon Sport dukwiye kwishimira intambwe ubuyobozi bwa Rayon Sport umaze gutera. Kuko ndibaza ko wenda nk'abafana bakunda mu kibuga. Ariko ugereranyije urabona ko ikipe ihari si ikipe ndetse sibyo ikipe yakuzugurwa. Gusa nyine wende na perezida wacu urumva. Wende perezida si ukuvuga ngo ni perezida ushoramo amafaranga urumva. Ubundi perezida ashobora kuba ari perezida akavuga atari ko bivuye mu ikipe ngomba kubikoresha neza bivuye mu bafana urumva umutungo
wa ekipe tugomba kuwukoresha neza urumva ndibaza ko yewe ubuyobozi bwa Rayon Sports iyo ntambwe bwamaze gutera dukwiye kubyishimira utabyishimira yaba ari umuhetanzo wa Rayon Sports. Okay, urakoze cyane. Asante sana bavandi. Ngira ngo uyu mufana ibintu avuze birumvikana kandi buri abafana nta kintu baba n'ubuyobozi. Umufana iyo umuhaye ibyo ashaka nta kibazo. Urumva ejo bundi barimo bavuga bati Jean Fidel ntabwo uri gushaka gutanga amafaranga ariko ubu noneho ateye intambwe kujya gusinya amasezerano hagati ya Raja Casablanca na equipe ya Rayon Sports baravuga bati byibuza uko biri agiye gushakira amaboko equipe hari ikintu byibuza igiye kwinjiza nta kindi kintu ubundi umufana mwereka ibikorwa byawe aragukurikira nabona nta kintu uri kumwereka ntago ari buze nyine n'ubundi ni ibyo ngibyo nicyo ubundi umuyobozi aba akwiye kuba apfana na equipe nicyo kuba akwiye kuba apfana n'umufana nta kindi kintu kigomba kuba gihari. Urumvikana uko bimeze gusa Leonce mbere yo kujya ku bwana w'uburayi nuko no muri APR amakuru kuvugwamo urabizi uyu musore bita Andre Buter yaramazemo imyaka myinshi muri iyi kipe urabizi mu minsi ishize rwose yaratakibana n'umwanya wo gukina ariko yisaba ubuyobozi bw'ikipe ya APR no kumurekura. Andre Buter amuzi umusore rwose navuga ko ari mu basore babahanga bakinaga muri ikipe ya APR hagati mu kibuga. Ngira ngo Andrew Butera kuva mu ikipe ya Paul Line mu Bugande yaje aje gukina mu ikipe y'imyaka 17 hano mu Rwanda. Andrew Butera ni umwe mu bakinnyi bagize ibihe byiza hagati muri ekipe ya APR FC ndetse no mu ikipe y'igihugu Amavubi. Cyane cyane 2011 muri Sekafa yaberaga muri Tanzania Andrew Butera ni umwe mu bakinnyi bari barimo. Ngira ngo yarazanye n'uwitwa Faruku Sentongo bakamwita Faruku Ruhinda na Tibingana Charles Mwesige abo bantu ni bamwe ubona ko batanze ekipe batanze umusaruro muri ekipe yabo yatangiye imyaka 17 ndetse na ekipe nkuru senior. Hanyuma rero kuba Andrew Butera yamara igihe kinini muri APR adakina byatewe n'imvune uburwayi bwa hato na hato nyuma rero yo mu minsi ishize afande yabarimo amabaza se Andrew Butera akazoza ke nakahe bizagenda bite ko tumubona muri no ameze nkaho adakenewe bizagenda bite avuga ati APR ntago ipfa kurekura umuntu gutyo gusa umuhungu yahuye n'ibibazo by'uburwayi n'imvune n'iki ntago tugomba kumuterana kandi twarabanye mu bihe byiza ameze neza adufasha niyo mpamvu agomba gukira yaba muzima akagaruka mu kibuga ariko Andrew Butera niba yasezeye asaba ko yagenda ntacyo bitwaye bitewe n'abakinnyi APR FC ifite kandi Andrew Butera si umukinnyi mubi ashobora kujya ahandi abona umwanya wo gukina akagaruka na ndetse bikaba byiza ko yanagaruka muri equipe nationale kuko tumukeneyemo nk'umuntu wo gukompeta hagati mu kibuga nk'uko yari asanzwe abikora muri equipe nationale. Birumvikana ko ku ruhande rwose rw'ikipe ya APR naho byifashe ndetse no ku ruhande rw'uyu musore Andre Butera usaba ikipe ya APR rwose kumurekura akajya kwishakira handi amakuru yandi ari gusohoka kanya nuko ikipe ya Kigali yabisamiye hejuru iyo rwose yateye intambwe ya mbere yifuza uyu musore. Rero akanya iminota nibiri kudukoneka tweshyize ku mugane w'Uburayi wenda tukanyura mu Bugande mu Bugande ducyano hirya mu Bugande ubundi mukatuye tweza muri transfer zitandukanye ku mugane w'Uburayi. Hanyuma leta y'Abagande nta kindi kintu tugiye kunyura mu Bugande nuko iyi leta y'Abagande yamaze kuba yegera ambasade y'Ubuyapani hari muri cya gihugu cy'Ubugande isaba imbabazi. Gusaba imbabazi nta kindi cyajemo si uburyo buri politiki ahubwo umukinnyi wa mbere w'Umugande wari uri muri kampu izaje Olympique yamaze kuba atoroka aragenda anasiga urwandiko muri kampu yari arimo avuga ati mumbabarire sije kuzasubira mu Bugande kuko nta kintu mpafite nahakora ubuzima ni bubi kandi njyewe simeze neza mushobora kundeka nkigumira hano mu Bugande. Ngo birumvikana nyine ibyo rega turabizi kuba ari bene bacu abanyafurika ubundi byarukaga kera ko twabonaga umusore ageze ibura akahita atoroka ariko nimba urumva abavandimwe hari guturuka za Kampala za Mbarara za batangiye gutorokera muri Japan urumva nyine ibintu biba byakaza ariko uyu mutaramu witwa Julius Sekitereko niwe wabaye avuga ati sinzasubira mu gihugu cy'Ubugande. Iyo nguyu rero akaba akina umukino wo guterura ibiremereye yamaze kuvuga ati amafaranga n'ubundi federation mu Bugande ntiyampa kandi kubaho nanjye bwanjye simbayeho neza simbona impamvu yatuma nzasubira mu gihugu cya Uganda ahubwo mumbabarire nigume hano muri Japan. Twakomeza birumvikana mugenzi wacu aratwunganiye cyane atubwiye ati wa mukobwa twavugaga watereye ivi undi ngo Tiera niwe waterewe ivi ntabwo yaritereye. Tiera niwe waterewe ivi. Tumushimire cyane Clarisse arubwo abakunzi b'Izuba TV rwose nabo baraza kumubona mu kayi mu makuru abaye amakuru ya televiziyo urumva nabo ari mu ishami ry'amakuru ariko adukurikiye abatwunganiye tumushimire cyane. Rero tweshiye ku mugane w'Uburayi transfer ziri kuvugwa
ubwo abari kuri tekinike wenda badufashe tubanze turebe iziriwe zivugwa ubundi natwe mu kanya tuze noneho twinjira muri transferi zigezweho aka kanya. Ubwo Charles rwose yadufashe kuri tekinike kugira ngo adushyiremo transferi ziwe zivugwa ubundi twe tuze mu kanya rwose twinjira mu zigezweho aka kanya noneho. Tubahaye ikaze mu makuru ya transfer ari kuvugwa muri aya masaha nyuma yaho shampiyona ku mugabane w'Uburayi zirangiriye ndetse n'igikombe cy'Uburayi. Ubu nta kindi kiri kuvuga usibye amakuru ya za transferi. Reka duhere mu ikipe ya Manchester City aho bari kwifuza kongera amasezerano umusore wabo w'umunyarigeria Mahrez nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye biri kugenda bibyandika. Tukiri mu ikipe ya Manchester City nuko bashobora kurekura umusore wabo Raheem Sterling akishakira indi kipe yerekezamo nyuma yaho adakomeje guhuza n'umutoza Pep Guardiola. Tuve mu ikipe ya Manchester City twerekeze mu ikipe ya Chelsea cyangwa se The Blues. Kera kabaye noneho bemeye gutanga amafaranga ndetse banongeraho umusore wabo ukiri muto Hudson-Odoi, ariko ikipe ya Bayern Munich kabemerera kuba umusore wabo Kingsley Coman nk'uko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye hariya ku mugabane w'Uburayi, dore ko uyu musore ukiri muto w'umwongereza Odoi atakiri mu mipangu y'umutoza Thomas Tuchel. Ikipe ya FC Barcelona iri gukora ibishoboka byose ngirebe ko yasinyisha umunyaportugal Renato Sanchez usanzwe ukinira ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Nubwo ikipe ya Lille itifuza kurekura uyu musore, Barcelona yateye intambwe ya mbere ikomeye igaragaza ko imwifuza ndetse ikaba yifuza no kumutira mu gihe cy'umwaka igihe deal yo kumugura yaramuka yanze maze yakitwara neza ikamusinyisha mu buryo bwa burundu. Ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani mu buryo bwo kwishongora yabajije ikipe ya Manchester City igiciro cya rutahizamu wayo Gabriel Jesus, maze Manchester City nayo itisubiza ikipe ya Juventus ku musore wabo Gabriel Jesus ahagaze akayabo ka miliyoni 50 z'amayero. Nyuma yaho byanze mu ikipe ya FC Barcelona, umusaza Martin Braithwaite watakiraga ikipe ashobora kwisanga mu ikipe ya Brighton kuko ngo iyi kipe nyuma yo gucakira agafaranga yaho n'ikipe ya Arsenal ku mudefenseur wabo Ben White ngo yirutayiza ni igomba guheraho mu bambere bagura nk'uko ibinyamakuru biri kugenda bibitangaza. Ni mu gihe ikipe ya FC Barcelona yatangaje ko ikipe yose yifuza yirutayiza igomba gushaka nibura miliyoni 13 z'amayero. Nagari ikipe ya Brighton yonyine yagaragaje ko yifuza uyu musaza, dore ko n'ikipe ya Wolves na West Ham zombi zo mu Bwongereza zifuza uyu musaza ku buryo bukomeye. Umuzamu wafatiraga ikipe ya Atlanta witwa Pierre Gorini arifuzwa bikomeye cyane ikipe ya Spurs nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kubivuga. Directeur mu ikipe ya Tottenham Fabio Platic ari kugerageza ibishoboka byose kugira ngo arebe ko nibura yatira umusore nibura imyaka 2 maze akazaba mugura mu buryo burambye. Mu ikipe ya Manchester United barifuza bikomeye cyane Kylian Mbappé, uyu musore usanzwe ukinira ikipe ya Atletico Madrid. Ikipe ya Manchester United ikaba ishaka kumukura muri Espagne ikamwerekeza muri shampiyona y'Ubwongereza, n'ubundi uyu musore yakinnyemo agikinira ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza yabwiwe n'ikipe ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage ko bidashoboka ko ikipe itanga Timo Werner mu ikipe ya Dortmund, maze Dortmund igatanga Erling Haaland. Ibwira ko rwose bidashoboka ko ahubwo igishoboka yazana amafaranga yasabwe n'iyi kipe. Chelsea kandi nyuma yo kubwirwa ko Haaland ataguranwa Timo Werner yateguye andi mafaranga maze yinjira mu ikipe ya Bayern Munich, ibaza nimba Bayern Munich yayemera kwiha rutahizamu wayo Robert Lewandowski nk'uko ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Sun byabyanditse. Ikipe ya Chelsea iri gukomeza gushaka abataka bakomeye, ariko kugeza kuri ubu isoko ntago ri kwihira kuko ahantu hose iri gukomanga iri gufeiringa. Ikinyamakuru gikomeye cyo mu Bwongereza Sky Sport cyatangaje ko ikipe ya Manchester United yamaze kwemeranya na Rafael Varane wari usanzwe ukinira ikipe ya Real Madrid, gusa kugeza ubu akaba atarashyira umukono ku masezerano. Uyu Rafael Varane yakomeje gutsembera ikipe ya Real Madrid kadashobora kongera amasezerano muri iyi kipe.